Ndabasuhuje mbifuriza amahoro n'imigisha nk'uko bisanzwe nitwa Deswe niyo mugabo nge ubasuhuza kandi tugeze mu mwanya wo kubagezaho amakuru ari kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye, amakuru ari kuvugwa mu gihugu cya Uganda kabisa. Ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube witwa Hatilaba TV, bahaye ikaze mwese muri isanga shuti bakunzi b'ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubaha. Ibi byo ndabyita ngo iki noneho reka mbabwire mwiyumvire. Mu gihugu cya Uganda ho haravugwa umugabo wari umaze iminsi apfuye, aho bagiye kumubona mu muhanda arimo gutembera. Uyu mugabo bamushyinguye nyuma y'iminsi 2 bongera kumubona mu muhanda ari gutembera. Umuryango we waguye mu kantu ukibaza ni umuzimu n'iki? Ibi bintu byaciye igikuba kijya no hino muri ako gace ka Uganda, aho abaturage bibaza ibyabaye gute bashyinguye umuntu bakaba bari kumubona ku isi y'abazima, ku isi y'abariho. Ese byagenze gute? Byaje kugenda gute? Inkuru itubwira ko iyi nkuru twakuye kuri Jail Monitari yatangaje ko tariki 17 polisi yabonye umurambo uri kuborera mu murima w'ibisheke iwujyana mu bitaro kugira ngo hasuzumwe harebe nyirayo. Abaturage bahamagarirwa kuza kujya bareba uwo murambo kugira ngo bamenye nyirawo. Nyuma baje gusanga umugabo yitwa Yakobo. Yakobo yahoraga yarabuze umuhungu we, aho uwo muhungu we yavuye mu rugo atababwiye aho agiye, bityo baza kumubura baramushakisha birangira bamubuze burundu. Nuko icyo gihe kiragera, polisi itangaza ko hari umurambo bajyanye mu bitaro. Uwo musaza arabyumva, uwo musaza amaze kubyumva yitwa Yakobo yohereza abahungu be ngo bajye kureba ko ayaba ari mukuru wabo. Bageze mu bitaro, abahungu bagarukanye inimbi ikomeye cyane, bagarukanye agahinda gakomeye cyane, ubutumwa bukomeye cyane bubabaje cyane. Babwira se ko uwo muhungu babonye uri mu bitaro ari uwe, cyangwa se uwo murambo ari uwabo, ari mukuru wabo yapfuye. Batubwira ko isura y'uwo mugabo yari yangiritse cyane, atabashaga kugaragara neza isura nk'uko iri kuko yari amaze iminsi amfiriye muri ibyo bisheke. Nuko igihe cyaje kugera rero baribaza, ese ko twamushyinguye yaba yarazutse? Byagenze gute? Yaba yarabaye nka Yesu se? Yesu yaba yaramugenereye akamuzura nk'uko yazuraga abapfuye? Byaje rero gutangaza abantu benshi. Abayobozi bo muri ako gace bafashe umwanzuro wo kujya gucukura ngo bakuremo uwo bari bahambye mbere. Bamukuramo bamujyana mu bitaro. Barebye basanga si uwo nguwo, koko babona isura ntabwo ari kimwe. Nuko ngo kuwo murambo rero wasubijwe mu bitaro. Umurambo wari washyinguwe bawuzikuye bawusubiza mu bitaro kugira ngo hamenyekane nyiri uwo murambo, cyangwa se hamenyekane famiye y'uwo murambo. Abaturage baravuga ni twabonaga ari nka filime, twibaza ese ibi ni ibiki biri kutuba. Ngayo nguko rero, iyo ni inkuru iri kuvugwa muri Uganda. Ndabashimiye nk'uko bisanzwe, nge nitwa Deswe niyo mugabo. Iyi ni channel yitwa Hatilaba TV. Ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru agezweho.